Muraho neza, tugiye kuganira ku kibazo gikomeye gikunze kugaragara cyane ku bagore batwite, aricyo cyo kubyimba ibirenge ku mugore utwite. Ese uzi ibintu bitera umugore utwite kubyimba ibirenge? Guma hafi tuganire, uraza gusoza kino kiganiro umenye gutandukanya impamvu zisanzwe zitera umugore utwite kubyimba ibirenge n'impamvu zidasanzwe zitera uyu mugore utwite kubyimba ibirenge. Umenye n'uko wakwirinda kwinjirirwa n'uburwayi bukabije mu gihe usanzwe ubyimba ibirenge gahoro. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Kubyimba ibirenge ku mugore utwite ni ikibazo gisanzwe kibaho ku bagore benshi batwite, ariko hari ibintu bitandukanye bishobora kubitera. Hari n'aho bigera ntibibe bikitwa ibisanzwe, ahubwo bikaba ikimenyetso cy'uburwayi bukomeye umugore utwite yarwaye, ndetse atakwivuza ku buryo bw'umwihariko, bikamuviramo ingaruka zikomeye we n'umwana atwite. Ibintu by'ibanze bisanzwe bishobora gutera umugore utwite kubyimba ibirenge. Icya mbere ni impinduka z'imvubura n'amaraso. Umubiri w'umugore utwite wongera amazi n'amaraso mu mubiri kugira ngo afashe umwana gukura. Ibi bishobora gutuma amazi yisuka mu gice cyo hasi bikagera no mu birenge, maze bigatera ibirenge kubyimba. Icya kabiri ni uburemere buterwa n'inda. Uko inda ikura, umura usunika imitsi ivana amaraso mu birenge, bigatuma amaraso yirundanya mu birenge maze bikabyimba. Ibi tumaze kuvuga ni ibintu bisanzwe ku buryo umugore nta ngaruka ikomeye byamugiraho, ariko iyo akurikije neza inama turi buganireho mu mwanya. Tuganire noneho ku bintu bikomeye bitera umugore utwite kubyimba ibirenge kandi bikwiye kwitabwaho vuba na bwangu n'abaganga, kuko atari ibisanzwe. Hari igihe kubyimba ibirenge biba ikimenyetso cy'indwara ikomeye mu gihe umugore atwite, cyane cyane niba biza biherekejwe n'ibindi bimenyetso. Hari indwara biba biri gutangaza umugore yamaze kurwara. Urugero rw'indwara umugore ashobora kuba yarwaye: iya mbere ni pre-eclampsia. Kubera umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane no kugira umunyu mwinshi mu mubiri, bishobora gutera umugore utwite kubyimba ibirenge. Aho aba agomba kwivuza byihutirwa, kuko iyo atinze iyi ndwara ya pre-eclampsia iramwica, cyangwa se itamwica ikaza kumugiraho ingaruka we n'umwana. Iya kabiri ni thrombose veneuse profonde. Aha ni igihe amaraso yakomeye mu mutsi munini wo mu nda cyangwa se mu kuguru, bigatuma amaraso adatembera neza akifungira mu gice cyo hasi, maze ibirenge bikabyimba. Iyo bitavuwe neza, bishobora gutuma icyo gice cy'amaraso cyakomeye kijya mu bihaha, maze bigateza umugore utwite indwara ya emboli pulmonaire. Iyi ndwara ni mbi cyane kubera ko irica, kandi yica vuba iyo itabashije kumenyekana maze ngo ihite ivurwa. Umudamu utwite yaranabyimbye ibirenge ndetse bigaragara ko n'imitsi ibyimbye, aba agomba kwivuza ku buryo bwimbitse. Mu gihe cyose umudamu asanzwe abyimbye ibirenge kandi anatwite, nyuma akabona atangiye no kubyimba mu maso ndetse n'intoki mu gihe gito, aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Iyo nanone biherekejwe n'umutwe ukabije, cyangwa kubabara mu nda, kutabona neza, cyangwa se hakaba n'igihe biherekezwa no kubabara ikirenge kimwe cyangwa ukuboko kumwe, hamwe no kubona gihindura ibara gisa nk'ikijya gutukura. Umudamu utwite aba agomba kwihutira kujya kwa muganga, kuko bishobora kuba ari ikimenyetso cy'indwara twabonye ya pre-eclampsia cyangwa se thrombose veneuse profonde. Kandi izi ndwara zica vuba cyane mu gihe cyose umugore adakurikiranywe hakiri kare. Niba ubonye ubyimbye rero ibirenge bikaba biherekejwe na kimwe cyangwa byinshi muri bino bimenyetso, menya ko atari ibisanzwe, irukankire kwa muganga maze bagufashe. Inama wakurikiza kugira ngo wirinde: mubyeyi, irinde guhagarara cyangwa kwicara igihe kirekire cyane, ahubwo jya ubisimburanya.
gerageza kujya uhaguruka nibura buri nyuma y'iminota 30 niba ukora wicaye. Hanyuma niba ukora uhagaze, gerageza gutambukamo buke buke n'amaguru kugira ngo amaraso atembere neza. Inama ya kabiri, jya ukunda gushyira ibirenge hejuru igihe uri kuruhuka. Ufata agatebe kagufi warangiza ukarambikaho ibirenge kuko bifasha amaraso gusubira mu mutima neza no kugabanya kubyimbirwa. Inama ya gatatu, jya unywa amazi menshi ahagije buri munsi kuko kunywa amazi menshi bituma amaraso adakomera maze akabasha gutembera neza. Inama ya kane, irinda umunyu mwinshi mu mafunguro kuko umunyu utuma umubiri ubika amazi menshi bigatera kubyimbirwa. Inama ya gatanu, jya ukora imyitozo yoroshye, urugero nko kugenda n'amaguru kuko bituma amaraso atembera neza cyane cyane mu birenge. Inama ya gatandatu, jya wambara inkweto zoroshye n'amasogisi yoroshye adakanda umubiri kugira ngo udakoma amaraso maze akifungira ahantu hamwe adatembera bikaza gutuma icyo gice kirangira kibyimbiwe. Inama ya karindwi, saba muganga kugusuzuma niba kubyimba ibirenge ubona bikabije cyane. Iyo kubyimba ibirenge biri kumwe no guhumeka nabi, kuribwa cyane mu kuguru cyangwa mu maso, cyangwa se ukaribwa ibirenge byombi ubwabyo, bishobora kuba ari ikimenyetso cya preeclampsia twavuzeho mbere. Ihutire kujya kwa muganga. Icyo nakubwira dusoza, kubyimba ibirenge ku mugore utwite si buri gihe biba ikimenyetso kibi, ariko ni ubusabe bw'umubiri bukwereka ko ugomba kwiyitaho birenze ibisanzwe. Wowe kurikiza neza gahunda twakubwiye z'ibyo wakwirinda maze urarushaho kugira ubuzima bwiza, uzabyara umwana igihe kigeze amerewe neza, nawe ugume umeze neza. Ndagushimiye. Tugezeho ikibazo cyawe, icyifuzo cyawe hamwe n'igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro nakagaruka. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.